bakunzi ba Dias Connect TV ndizera ko mukomeje kugubwa neza muherereye hose. Nge rero nkuko bisanzwe ni Rex Uzike, nkaba nari maze igihe ntabagezaho ibiganiro, ariko ndaje kugira ngo twongere dukomeze aho twari tugejeje. Hashize hafi kwezi kose ntagaragara hano muri studio cyangwa se no mu bindi biganiro bya hano muri Dias Connect TV. Ubwo rero hari impamvu ziba zarabiteye, nkuko nari nabibabwiye. Ubwo ndavuga abo tuziranye cyangwa se abo mfite nimero zabo za telefone. Hari ubutumwa nigeze gupostinga kuri status ya WhatsApp mbabwira ko ngiye kuba ngiye hanze gato y'imbuga nkoranyambaga. Akaba ariyo mpamvu rero nari maze igihe ntaboneka, ariko nanone akaba ari nayo mpamvu nje kugira ngo tuganire ku byo nabonye ku buzima bwo hanze y'imbuga nkoranyambaga. Akaba ari nayo mpamvu nicaye hano imbere ya kamera za Dias Connect TV kugira ngo mbahe ubuhamya. Muri uko kubura kwanjye rero, nubwo nari nabibabwiye ariko sinababwiye muri detaye ibyo nari ngiyemo, ariko nari ngiye gukora ubushakashatsi ku bantu baba hanze y'imbuga nkoranyambaga uko baba bameze, ndetse isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga aho itandukaniye n'isi yo cyangwa se y'ubuzima bwacu twe tuba ku mbuga nkoranyambaga. N'ubushakashatsi rero bwantwaye igihe cy'ukwezi, akaba ari nayo mpamvu ngira ngo mbibaganirizeho, mbabwire uko ibintu biba bimeze iyo umuntu ari hanze y'imbuga nkoranyambaga. Hanze y'imbuga nkoranyambaga ntago ari abantu benshi batuyeyo cyangwa se babayo reka bariko mbivuga, ariko nasanze ubuzima bwaho bugoye, nasanze ubuzima bwaho wagira ngo ni gereza. Wenda ndi kuvuga ntebya, ariko ndizera ko muri kumva ibyo nshaka kuvuga. Ubwo rero nibyo nshaka kugira ngo tuganireho muri makeya. Ntago ndafata ikiganiro kirekire kugira ngo kitarambirana, ariko twihuse. Reka mbere yuko ntangira ikiganiro mbanze nsuhuze abakunzi bacu aho muherereye hose, abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Europe, abaherereye muri Aziya, abaherereye muri Afurika iyo dukomoka. Uwiteka akomeze abiteho, Uwiteka akomeze kubagirira neza. Dukomeze rero n'ikiganiro cyacu gifite iyo nsanganyamatsiko y'ubuzima cyangwa se itandukaniro riri hanze yo mu isi, yo hanze y'imbuga nkoranyambaga ndetse no mu isi ya hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubusanzwe rero nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ndeba aho isi igeze, amakuru atandukanye, ndetse tugakoreraho n'amafaranga, ibintu byinshi bitandukanye. Ndizera ko kandi namwe ibihakorerwa mubizi, ariko naje gusanga burya hari isi ebyiri. Nkuko nabivuze, hari isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga n'isi ya hano ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ni amasi abiri atandukanye. Hari abafite amatsiko, ese avuga ngo ese bitandukaniye he? Tera agatebe nkubwire uko bimeze. Ubu mvuye mu isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga, ndagarutse kugira ngo nze mbabwire ibyo nabonyeyo. Narasezeye rero mbabwira ko nihejeho gatoya. Ubwo ni ubushakashatsi narinjemo, nubwo bamwe wenda ntabibabwiye cyangwa se ngo nerure ibyo ngiyemo, ariko ni ubushakashatsi nari nshaka kugira ngo nkore
akaba ari ibisubizo rero mbazaniye nakuye muri ubu bushakashatsi. Nk'uko nari mbivuze sorry, hanze y'imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri ni ubuzima navuga ko bugoye ku ruhande rumwe, ariko nanone bwiza. Murabyumva neza. Abo nasanzeyo rero baje kumbwira ko ubuzima babayemo nta kintu bubatwaye, ariko nanone naje kwitegereza nsanga babayeho nk'abantu bari muri gereza, nsanga babayeho nk'abantu batagira ubitaho, nsanga babayeho mu buzima bwa bonyine. Buriya iyo turi gupostinga, turi gushyira ibintu kuri status, turi gushyira ibintu kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Snapchat, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, niho abantu benshi bamenya uko ubuzima bwacu bumeze, uko tubayeho, aho isi ya none igeze. Bariya abantu rero bo mu isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga, ibyo bintu byose ntago tubimenya, ntago tumenya uko babayeho. Muranyihanganira, wenda ndi gukunda kurya iminwa cyane kuko turi mu bihe by'ubukonje. Iyo iki gihe cyageze usanga nacikaguritse iminwa, yahaje ibisebe. Ubwo niyo mpamvu murajya mubona wenda ku munwa wanjye bitameze neza, akaba igihe nawubobejeho gatoya kuko ugenda wumakara. Ariko ibyo tubyirengagize. Tugaruke muri ibi narindi kubabwira. Mu isi ya hano ku mbuga nkoranyambaga, burya tuhabonera inshuti, ariko nanone tukahabonera n'abo twita inshuti. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Abo twita inshuti n'inshuti. Kuri bariya abantu batuye muri iriya si nababwiye yo hanze y'imbuga nkoranyambaga, bafite inshuti, ariko abo bita inshuti ni bakeya cyane. Iki kintu mucyiteho, mucyumve. Babayeho mu buzima bwiza, babayeho bishimye, nta stress bagira, mbega, ariko nanone babayeho mu bwigunge. Babayeho mu bwigunge. Muri ubu bushakashatsi naje gusanga ubuzima bwo hanze y'imbuga nkoranyambaga ari bwiza kurusha ubwo twebwe tuba hano ku mbuga nkoranyambaga. Ati kuki? Twebwe tugira inshuti, tukagira n'abo twita inshuti, ariko abo twita inshuti twebwe ni benshi cyane kurusha inshuti. Ni ukuvuga ngo inshuti ni 20% mu mibare nakoze, mu bushakashatsi bwanjye nakoze muri ubu buzima bwo ku mbuga nkoranyambaga. Inshuti cyangwa se inshuti nyanshuti 20%, naho abo twita inshuti ni 80%. Mu gihe bari abantu bo hanze y'imbuga nkoranyambaga, inshuti nyanshuti baba bafite 80%, naho abo bita inshuti bakaba ari nka 20%. Niyo mibare nakuyeyo. Murumva ko ari vice versa, mbega cyangwa se ni ibintu bihabanye. Ku bantu mwumva ururimi ndi kuvugamo, ku bantu bumva ikinyarwanda, biragoye kumva ibi bintu ndi kubabwira. Muri iyi si yacu rero y'imbuga nkoranyambaga, reka bariyo mperaho, ni uko nababwiye tuboneramo inshuti cyangwa se abo twita inshuti 80%,
n'inshuti 20%. Ati kuki? Ese ni gute? Benshi muri kwibaza uko nabisobanura. Tera agatebe, icara wumve ibyo ngiye kukubwira. Abo twita inshuti, iyo uri ku mbuga nkoranyambaga niho mbega usanga ubuzima bworoshye. Buroroshye gute? Bworoshye niho buri muntu wese iyo abonye wapostinze, yabonye hari ibintu wakoze udushya ku mbuga nkoranyambaga, ubona ama message, kwandikira kubaza amakuru, iki kubera ko yakubonye. Yabonye ifoto wa postinze, nibwo yakwibutse. Nibwo yakubaje amakuru bitewe na post washizeho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri status ya WhatsApp, ya Instagram, kuri TikTok se cyangwa Snapchat hose. Niyo mpamvu mvuga ngo ubuzima usanga ari bworoshye kuri twebwe tuba hano ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanone nubwo ubuzima buba bworoshye, hari igihe nanone bukomeyemo gake, kubera ko niho ubonera inshuti naho cyangwa se ni naho unabonera nabo wita inshuti. Niba uhabanya nanjye, uhabanya n'ibyo ndi kuvuga, gerageza ube ushize imbuga nkoranyambaga uruhande, ujye muri iriya si mvuyemo, cyangwa se naragiye kureba ibyaho, nibwo uzumva neza ibi bintu ndi kukubwira. Nugerayo, niba wabonaga message 5, 10 ku munsi z'abantu batandukanye, uzajya ubona 2, uzajya ubona 1 ku munsi. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo muri iriya si mvuyemo hari abantu ariko bigunze, bameze nk'abari muri gereza, kubera ko bafite inshuti nkeya. Ariko nanone inshuti nyanshuti, nababwiye ko inshuti zabo aba ari nka 80%. Abo bita inshuti akaba ari 20%. Mu gihe twebwe tubona za message 10 ku munsi zituruka ku nshuti zitandukanye, ariko nyamara inshuti ni 20%, naho abo twita inshuti ni 80%. Nabibabwiye, ndizera ko muri kumva ibyo ndi kuvuga. Izi mbuga nkoranyambaga ni nziza, zihuza abantu nk'uko izina wa mugani ribivuga, ariko zihuza abantu batandukanye. Zihuza inshuti, zigahuza abo bita inshuti, ndetse n'abandi bo hanze. Mu gihe zikoreshejwe neza, zibyazwa umusaruro, tuzibyaza amafaranga. Ubu ndi gukorera amafaranga. Nari maze igihe byose narabishize ku ruhande kugira ngo nkore ubushakashatsi bw'ibijyanye n'ibi bintu ndi kubabwira. Hari abandi bazikoresha mu buryo buri negative, bashaka kureba ubuzima bw'abandi,
bashaka kureba, mbega nta kintu zibamariye, ahubwo bazigiraho ibintu by'amatiku, bazigiraho ibintu by'urwangano, bazigira ibyo bintu rwose. Niba ariyo si utuyemo urimo y'izi mbuga nkoranyambaga, genda gake gake, wa mugani wa Jay Squeeze, ku gake 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 gake, gabanya. Ariko mu gihe zaba zigufitiye akamaro, ukoreraho amafaranga cyangwa se uziboneraho amakuru agufitiye akamaro nk'aya turi gutanga, zikomeza. Imbuga nkoranyambaga ni nziza. Nababwiye itandukaniro rw'isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga n'isi yo ku mbuga nkoranyambaga. Inshuti ndetse n'abo twita inshuti, byose mwabyumvise uko bimeze. Please, ibintu nabonyeyo ni ibintu bitangaje. Ariko nanone byiza, aho kuba muri iyi si y'imbuga nkoranyambaga utayibyaza umusaruro, igire hari ahantu mvuye muri iriya si yo hanze y'imbuga nkoranyambaga, kuko hari umutuzo. Niho ubonera inshuti nyanshuti, niho ubonera umutuzo nk'uko nabivuze. Nubwo hameze nka gereza, uzicwa n'irungu, mbega gusa nta stress ibayo, ariko uzicwa n'irungu, ariko babayeho neza. Twebwe tuba kuri iyi si y'imbuga nkoranyambaga, tubona message ziturutse hirya no hino. Kubera iki? Babonye status zabo, babonye, noneho bahita cyangwa ihita intention yo kugira ngo ntago agweruka, reka kwandikire akubaza amakuru kubera ko yabonye ya status yawe wapostinze. Ariko igihe utari hano ku mbuga nkoranyambaga, ntago uzamubona, ntago uzamwibuka kwabaho. None se murumva icyo kintu ari ikintu cyiza? Mu gihe hariya mu isi yo hanze y'imbuga nkoranyambaga, kuba ko atazibaho, uzabona ya message, ntago izagutungura, kuba ko nyine arakwibutse, yibutse ko uri inshuti, ari kukubaza amakuru kubera ko ntago yakubonye. Yaramaze iminsi wenda yarahuze, ariko agatima gateye kuri wowe, ahitse aguhamagara kuri telefone, ariko nta handi yabibonye. Mu gihe twebwe muri iyi si y'imbuga nkoranyambaga, nzaguhamagara ari uko nabonye status yawe wapostinze, nzakwandikira ari uko nabonye wapostinze, cyangwa se nguhamagare wenda ari uko mfite icyo umfasha. Urumva, nibwo nzakwibuka. Niyo si y'iki gihe, niyo amasi abiri atandukanye. Mwayavuze, mwayumvise. Nicyo gisubizo nkuye muri ubu bushakashatsi nari mazemo ukwezi ndi gukora ibiganiro. Ndagarutse kugira ngo twongere tujye dukomeza
kugirana inama, tugirana inama topic nk'aya, yungurana ibitekerezo ndetse tunasangira ubumenyi kuko niyo ntego yacu. Ariko fata umwanzuro. Dusoza rero, niki twakwiga cyangwa se twakwigira muri ibi bintu maze kubabwira? Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, zikoreshe neza, ariko wibuke inshuti zawe, kuko isi mvuyemo yo mu isi iyo hanze y'imbuga nkoranyambaga itandukanye n'iyi turimo. Zikoreshe, ziguha amafaranga, ariko ntizikwibagize inshuti. Wizikoresha mu bintu bitagufitiye akamaro. Tujyaho tukareba aho isi igeze, tugasoma amakuru, tugasoma ibinyamakuru hirya no hino, nabyo bidufitiye umumaro. Ariko niba uriho kugira ngo upostinge cyangwa se kugira urebe ibyo abandi bapostinze, nushaka ubiveho pe, ntacyo bimaze. Ahubwo bibyaza umusaruro. Byaza umusaruro iyi social media, izi mbuga nkoranyambaga, utibagiwe inshuti mubana mu buzima bwa buri munsi. Ntukamwibuke ari uko yapostinze, ntukamwibuke ari uko yashize agafoto kuri status, kuri Instagram, kuri TikTok. No. Nagiye ngerageza muri ubu bushakashatsi nari ndimo, nkajya mpamagara cyangwa se nandikira inshuti zanjye kugira ngo nyine, nababwiye ko ari ubushakashatsi nari ndimo, ariko mwandikira rimwe, mwandikira kabiri, murumva ibisubizo birimo. Ariko kubera ko nta postinze, we ntago azanyibuka. Reka mbabwire, izi mbuga nkoranyambaga zivuyeho, nibwo wabona urukundo nyakuri, nibwo wabona inshuti nyakuri, inshuti nyazo. Kubera ko ibyo ndi kuvuga ari igihe waba utari kubyumva, ariko imagine zivuyeho. Ahubwo mureke dushimire bano bantu batuzaniye izi mbuga nkoranyambaga. Murabireba, ntago bakwishyuza, ntibagira ute, ariko bo kuri ukuntu twebwe tubireba, bo baba bari kunguka. Ariko reka tubashimire byibuze ko baduhuza, bakatwereka inshuti nyazo, cyangwa se bagatuma tumenya inshuti nyazo n'inshuti zisanzwe, cyangwa se abo twita inshuti. Reka nsoze iki kiganiro, ariko ndizera ko mwumvise ibyo nari ndimo, ubushakashatsi bwo mvuyemo. Gusa naje gusanga ubuzima bwo hanze y'imbuga nkoranyambaga ari bwiza kurusha ubwo abatuye hano mu isi y'imbuga nkoranyambaga. Akaba ari nayo mpamvu ntago n'ubundi mugiye kujya mumbona cyane ku mbuga nkoranyambaga, keretse mu bintu bifite umumaro nk'uko nabibabwiye. Nawe rero gerageza uzibyaze umusaruro, uzishakire inshuti nyazo, inshuti nyanshuti. Ariko ibidafite umumaro ubyihorere. Uyu niwo mwanzuro nafashe. Niba wemeranya n'ibyo nkubwira, nawe ugerageze ibi nakoze, nawe ubikore, nawe uzaza umbwira
uko wabibonye cyangwa se ubisangiza abandi. Katsoze rero mbashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, nubwo mutari benshi ariko niyo haboneka 50 ijana baba bahagije. Mujye mubisangiza n'abandi kugira ngo barebe ubu butumwa. Nababwiye ko nubwo haba hari amafaranga ariko abenshi ntago ari byo tuba tugamije. Tuba dufite akazi kadutunze, akazi ka buri munsi, ariko intego zacu ni kugira tujye dusangira ubumenyi. Ibintu nk'ibi tubigeze ku bandi bamenye isi dutuyemo uko imeze. Mukomeze rero mugubwe neza. Nge yari Alex Uzike hano kuri Dias Connect TV, naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.